iyi bayita Rayon Sport, iyi bayita Gikundiro, iyi bayita Murera. Uyu wari umukino wa 9 bakinaga, nkwibutsa ko iyi mikino yose itaratsindwa na rimwe. Iyi yari match yari ikomeye ya gishuti bakinaga na ekipe bita Al Ahly Wad Madani, bitewe nuko bivuga. Umva Nasiriwe uko abibona. Aya makipe yo mu Rwanda atitonze, Rayon Sport yazarangiza sezi idatsinzwe n'ikipe zo mu Rwanda. Yazari ikipe mbona ashobora kuyitsinda Neri Hilal, Ari Hilal niyo kipe yonyine mbona ashobora gutsinda Rayon. Na Elmereke wa Rayon Sport irakomeye. Nari ndimo ndabwira Safi nayihimbira indirimbo mu matsinda. Wari murabwira Safi ayihimbira indirimbo mu matsinda umwaka izajya mu matsinda. Uyu mwaka izajya mu matsinda. Ko hari inama APR izakora ikabwira itangazamakuru impamvu ititabiriye, ariko ku bwanjye kugeza kuri uyu munsi ndacyabifata nk'ubugwari kutitabira Super Cup. Waratwaye igikombe cya champion, kutitabira Super Cup kuri APR ni ubugwari. Ngewe ni ku giti cyane. Ngewe navuze niba impamvu zuko yaba ari dutegereje impamvu nyamukuru tuzamenya. Mvugiye mvuga ngo negereje umwanzuro wa nyuma wa press conference ya APR ikatubwiza ukuri. Iyi Rayon Sport izagarikwa nande? Ni ikibazo cyo kwibaza kitarabonerwa igisubizo. Umukino wa 9 wikurikiranya ewana Rayon Sport itsinda umukino wa gishuti Rayon Sport yahoragamo na Al Ahly Wad Madani yo muri Sudani, urangiye ikipe ya Rayon Sport itsinze ibitego 2-1. Ku munota wa 43 gusa Junior Kameni yatsinzemo igitego cy'umutwe kuri assist yarahawe na Muderi Akbar, ariko iyo cross Junior Kameni aterekaho umutwe mwiza cyane. Je cyambere cyarangiye ari igitego kimwe ku busa. Bakiva kuruhuka ikipe ya Rayon Sport ku munota 50 Junior Kameni yatsinze igitego cya kabiri acenza abadefenseur b'ikipe ya Al Ahly Wad Madani, biba ibitego 2 ku busa. Ku munota wa 65 ikipe ya Al Ahly Wad Madani yabonye ku Franziza yishyuramo igitego kimwe, match itinarangira gutyo ari ibitego 2-1. Ikibazo cyo kwibaza ni uwuhe muntu uzahagarika iriyo imeze gutya koko se mu matsinda. Murabona ikipe itaragezeyo ra, reka tuganire muri ko twasonutse gutasero no mukabyara. Oya none reka nkubwire, singaye n'abatarimo kutemera kwitabira amarushanwa ariyo yose. Nawe ari wowe wabitinya bro, watinya iyi Murera. Ndabona sometime hari ikipe bazacakirana kuri iki kibuga, iyo kipe bakayizingisha itapi bakayitegeka kugenda yikoreye paka mu rugo. Hari ikipe izahura na Murera hano kuri tapi hano Nyamirambo cyangwa i Remera. Iyo kipe twahuye bakayitegeka kuzinga iyi tapi bakayikorera bakayigeza aho batuye. ko numva bikomeye cyane. Nyarugenge Rayon Sport n'umuroko turakora shaba byitondere, kuko nko muri izi match ebyiri nyine hano Nyamirambo ni match zaranzwe no gukinisha bench yanjye. Ariko ukibaza ngo ari bench n'ababanzamo uyu mutoza hari ingingo iyo nazabimanaginga gute? Rayon Sport imekene neza cyane, birenze no gukina neza. Iki nicyo bita gukorera hamwe nka ikipe. Ibi nibyo twahereye kera turwanira: ubumwe, ishyaka, ubwitange, kudakora nk'umukinyi ku giti cyawe, ugakora nka ikipe cyane. Niyo mpamvu harabanzamo isasu hagasimbura misiri, harabanzamo isasu hagasimbura misiri, semana yanjye uretse kubeshya. Noneho bigeze rero ubu ndabona twatangira gutekereza ku yandi ma ekipe. Ukatekereza iki twatumira? Kuko none se Al Hilal iraje ndagaritse. Gor Mahia yatanze show muri weekend, ariko wa gatanu nitwariyeho igikombe. Uyitsindiye imikino 2. Taska ntuye nayo ndahuranyije. Jamus muye nayo inshuro 2. Uyiteye 7 ndagaraguye. Come on. KVZ ni bari KVZ byawe yariye 2. Rayon Sport niyo ekipe ya mbere ikunzwe ku butaka bw'u Rwanda, usibye no mu Rwanda no muri East Africa cyangwa se ku isi yose. Bajya bavuga ko nta hantu wagera ngo ubure umureyo. So rero nkuko mubibona Rayon Sport iba ishyigikiwe kandi iba igaragiwe n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye. Nk'ubu ngubu kuri next video uraza kubona Safi ubwo yishimiraga Rayon Sport, binashoboka ko ashobora kuyihimbira indirimbo yo mu matsinda. We na Safi dore ngiyo mbyino neza, wayibonye neza cyane kabisa. Dore ngiyo mbyino nziza cyane, ikipe ya Murera we amwita Safi Madiba aravuga ati yewe Murera
Oh, wow! Bayita rero Murera y'Abanyarwanda yitwa Safi Madiba. Yes, mukaba murabyiboneye rero, ariko Rayon Sport uyu mwaka ni umuriro wo kotera kure, kuko nubwo bakomeje gutsinda ntabwo bibahagarika, bakomeje gutegura ukwezi bise ukw'abachampion. Rero uku kwezi akaba ari ukwezi kugomba kubasiga bahagaze ahantu heza, kabasiga ari abantu bamaze kugira experience ihagije izatuma basohoka bakajya mu matsinda, ndetse bakagira ekipe ikomeye cyane itigeze ibaho mu mateka yose ya Rayon Sport. Ese cyo nkubaza, ese wowe urabona bizashoboka cyangwa? Muri komenti tubwire.